Waramutse Beki. Naramukiye iwanyu se wa muginga we. Ego ko mana, kuramutse uvuga nabi se wabaye iki? Cyo nabaye ntago kikureba kuko ntago uri umugenza wanjye. Ushobora kuba ntari umugenza wawe ariko kuba namenye ikibazo ufite ni inshingano zanjye cyangwa inshingano za buri muntu wese. Rero ntabwo ushinzwe ujye umenya iby'abandi byanjye byihorere kuko ntacyo byakumarira. Ese mwawe wabaye iki? Wavuze neza basi cyangwa ukabyihorera? Ariko shaka ureka guparazita umuntu ndikubwira neza se ngo saa sita ndye iwanyu. Naho utarya mu rugo ushobora kugera n'iwanyu ukarya cyangwa kwa mukaka wawe. Umva windwaza umutwe nyuma yo kumenya ko nta kintu wafasha uracyari kumbaza iki? Komeze ntuwakumvise. Nakumvise ko atari byiza ariko n'icyizere kirarema. Nashaka kukubaza niba umeze neza cyangwa nabi. Ubwo numvise ari nabi ntabwo hana icyizere ariko ibyo ushaka bikaboneka. None se warupande we niba utabibona icyo cyizere uri kuza hano ngaha kiraza kufasha iki? Ndagishyira mu nda se kumva nta n'urusoni ngo icyizere. Wikwiheba mani, ushobora no kuba uri kugenda mu nzira ukaba watoragurana 500 umuntu yataye. Ariko se wa muswa we 500 umuntu yataye igihe wagendeye mu nzira umaze gutoragura ngana. Ushaka gusanga nagezeho nkayasimbuka Imana yaguteguriye. None se wa musenzi we urishuwa neza ko ayo mafaranga uzi umuntu wayataye ni sose sogokuru wawe nyoko muri batisimu se urumva ngo uranavuga nta n'urusoni? Ashobora kutaba muri abo bose uvuze akaba ari nka papa wawe yataye. Kigicucura papa araba yabuze amafaranga yo guhaha abona amafaranga yo guta ariko wowe ubundi ugira ubwenge. Oya ashobora kuyatavuye kuyaguza maze nawe kugira amahirwe kuyatoragura maze ukajya kuyishimisha. None se wakirofa we najya kuyishimisha abasigaye mu rugo bo bakabaho bati? Ntabwo mbizi nyine ubwo byamenya papa we kubera ari waba wayataye ngiye sinabimenya. Niba ntabyo wamenya rero ufunga kwa gatoilette kawe ngo nakanwa kuko kari kunukira maze kunzonga.